Njyewe rero nkeneye turose ngo mubwire abakobwa basigaye bariho ukuntu bateye, abamama basigaye bariho ukuntu bateye, ahubwo reka mumama turose karame 900 we yome nimeze utese kigango icara se nkurase wanje ngaho se zindapire rero no ngiye kuguha inkuru rero ufite story ariko tutarabitinda reka manze nkubaze akabazo kamwe ubundi n'imiki Lion ni iki? Rasuru kwavura. Lion ni urukwavu. Urukwavu. Guseka. Hano igisekeje kiri. Nanjye guseka ariko utumye mise ndaka. Usko narinzi kuri umwongereza. Ngaho ngewe mbaze. Mubaze? Hagiga. Pig ni iki? Pig ni inkoko. Bacyagishwe na kigo ni inkoko. Hari ikintu si kitwaye. Nyine reka ibyo tubisimbuke twirebera ibindi. Sure. Okay. Noneho ngewe mbaze. Ahubwo reka manze inkuru n'iki n'ibyana ngase cyapa none iyo nkuru ko agere kurana mama kuyibara umuntu kuzibara wonda ufite ngayo bare twumva umva n'inkuru ndazifite nanjye nibyo nshaka kuyibara iyo mutere story rero urabona agakobwa kakiri gatoya nyine kamaze kuzana utunyashi n'iki nawe ndakabona gatangiye gupfundutire kaba kagejeje minihe twaje urabizi nawe bisigaye ndabibona reka mwibarize gatoya reka mwibarize gatoya cyane rero nawe nguteze yombi ngiye kukubaza icyongereza numve niba wansubiza neza biriya duhita tubigarukaho fresh kera nari umwongereza ariko umaze kuba ntacyo twagiye none reka manze nkubaze ngombe ni iki ngombe ni igiswahili vuga cyane ariko abantu baturiya ngombe bambwiye ko ngombe uriya ngombe si ihenera uragerageje ni ihene ariko uragerageje nzi ko uri umuswahili none mbonye uri munsi y'abaswahili reka tuzamuke nawe mbaze ariko mbaze mubaze arya buriya Lion ni iki? Lion se Lion ni inkoko nacyo ngo Lion ni inkoko nukuri ahubwo reka twongere twisubirire kuri nyashi z'abana wa kintu tujye kuri nyashi z'abana yego ko nyagasani kakana n'iki kambaye nyine menu rigeze aha n'iki kwaje kwafura ariko uko wagiye uzima n'iki umva turwasa rero yego magana ki ndakumva yo ngomba kugutama reka twivugire ku byana ejo bundi reka nembere rero uri kumva nyine hirya ahangana narakase gatonya ndangije ngubonera icyana gifite nyashi za danje mani umva buriya ntabyo uzi rero gukundana n'igikobwa gifite nyashi yewe we none wajya ugenda ugafata ku bicece urumva iyo ufashe mu bicece wumva ngo numenya ngo aya ngo ko umusemburo ngo wazamutse ngo bifashe mu bicece fureshi ubu ariko si reka tubivugeho biriya byana mani bikigira biriya bintu uziko mani ari ibyana by'ejo tondo no cyakejo mu gitondo mani kwe mani ni ibyana fresh mani abana rero ibintu bari kwitwa ntago ari byo gose imyambare bafite ntago ibahesha agaciro nk'abana b'utwa reka nese reba umuntu bamuguriye ijipo yo kujyana kwiga my friend bayimuguriye igera ku birenge aragera ayikatishije ayigejeje munsi y'ikariso kandi burasho hafi aho munsi y'ikariso ashobora no kuyishyira munsi y'ikariso yacitse nicyo kibazo agahenera abandi ubundi icyo kintu reka ubundi byagenda gute ese abo bana baba babiboneye kuri bana n'abana nabo ntago ari shyashya hari igihe usanga bikura kuri mukuru we n'abamamari babo nibo bamudodesheje iyo myenda urabeshya urumva n'ababyeyi se babijyamo none se uwo mwana bayibonye kuri iyo myambarire ariko ni nabyo mane se abayibonye kuri mamari waba uri umubyeyi ugasindira mu kabari urumva umwana we byagenda bite nyine nayo ni nayo wa mwana wawe rero nazakura ari umusinzi asindira mu kabari sibyo sinjya mbwira urubyiruko rw'abasore koko umwana w'imyaka 17 ubundi bajya basoma ku cyuma unyweye icyuma kiravuga ngo cyemerewe kunywebwa n'abantu bafite imyaka 18 ukinyweye 18 nayo ntabwo ukwiye kukinywa ni Kenya ni resi tunywe resi ntabwo ari ibintu ni kare ni akantu ka resi ka Kenya ka siransiye ntabwo ari ibintu byo kuba byagushyira mu bihombo umwana w'imyaka 13 anywa ibyuma man
mu kabari akigurira icupa akifata akajya mu kabari urabona mu kabari reka twisubirire ku byana na Nyashimana twishyire ku byana wantu noneho rero ejo bundi nyine handi nakubwiraga natembereye mana uzi ko mana abakobwa benshi bari kujya mu bubari mane bakanywa inzoga bari kujya kwiyahuza inzoga baranazicuruza my friend ariko nyine hari abakobwa nyine bajya mu ngeso nk'izo ngizo kubera ubuzima bwe nabyo tujye tubipanga nyine hari ukuntu usaba ubuzima bwa mucango usaba nta yandi mahitamo ariko akavuga ati nyine reka njya gucaka umukati my friend birako ntabwo ari byiza ko bajya mu kabari ariko ubuzima nibugucanga my friend ntabwo agaciro rwose ubuzima nibugucanga ntabwo guteza kuko ejo nibo dutega nibo bazateza runo Rwanda imbere nibo duteze nibo Rwanda rw'ejo ariko my friend bagomba kwitwara neza none ibyo nabwiraga my friend inshuti zanjye ziri kutwumva niwe ikibazo kigucanza uri umukobwa gerageza ukitwaremo neza kuko n'abandi bose niko bameze uzabona umuntu afite nyasha kwiterewe ngo ngiye mfite amabono yanjye ariko muri ayo mabono harimo agahinda ahubwo natuzusho no kuba yanabwiriwe akakwereka yuko arenze my friends ariko afite agahinda gakabije wewe wigendera kuri mugenzi wawe kora ibyawe ubuzima bukuzunguza hino wewe kora ibyawe birebe ko nurebera kuri mugenzi wawe ni handi uzisanga wisanze muri ibyo biyobyabwenge kwa kuri noneho wisanze wabaye igisambo gasa mugenzi wawe nimba yambaye neza gasa yambariye agakote yimereye neza ukajya kumurebera handi uzisanga uri igisambo kwiba ni iki kwiba ni icyaha menya utunge boro zawe ibintu bireke kuko ubuzima burakomeye my friends abantu bo mwino se barambabaza tu kuko hari abantu bumva ko babayeho kurusha uko nyine abandi bababona bumva barenze tu reka rero 900 story yacu gose si ari yongiyo y'umunsi abantu twatumaze iminsi tudakora akavideo iki ntabwo twari kubatayemo tubatayemo ariko nyine mugiye kuri YouTube mukore subscribe biraduteza imbere cyane subscribe comment turatera imbere ariko niba mvuze amagambo 200 gira make usigarana azakubeshaho mu buzima bwawe ubabwiye iki wowe nayo magambo 2 mugiye kuri YouTube mudukore subscribe ikindi biradufasha tugatera imbere nake bikaduteza imbere mukore subscribe ni ku murongo mugari mujye munadukurikirana twongeye twaje yaba abandi banyu mwari mwarabuze niki yes ciao